umuryango niwo shingiro ry'igihugu. Usama inda ikitwiye akayikurakuza ukajya kubyara akaguherekeza, akishyura fagitire y'ibitaro, akazana imodoka ukicaramo ukajya mu rugo akakomora. Uwo niwe mugabo. Abana 4, 2 bagiye kwa nyina, abandi 2 kwa se, ntibarya inkono imwe, ntiboga amazi amwe, ntibiga hamwe. Ubwo nyuma y'imyaka 10 bazabakira abavandimwe. Umubyeyi ufite ubushobozi hari uzabajyana ku ishuri internationale, undi abashyire muri 9. Kwihohoterwa rishingiye ku marangamutima, ku mitekerereze, nirigira ibimenyetso, ariko abantu benshi barashize. Abagore beza, abagore dukunda. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. Bakunze bakeopi rero twongere tubasuhuze. Ukwezi kwa turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 5, uyu munsi 8 nibwo agomba gusomwa urubanza rwa Moses. Hanyuma n'urukiko rugafata umwanzuro ku nzitizi ndemya gihugu zatanzwe mu rubanza rwa Meya Ntazinda. Urubanza rwa Meya Ntazinda hajemo byinshi, komanteri, abanyamategeko bati murimo murakora ibi amakosa, nta bunyamwuga burimo, hari byinshi tutazi. Abandi bakabatse se umugore niba ari watanze ikirego kuki ataje mu rukiko, abandi bati procureur abahagije. Hari byinshi turabizi rwose, ushobora gusanga rwose harimo n'amakosa dukoreramo, ariko nanone ntabwo twaceceka ibintu biri gukorwa biri muri societe tubamo natwe. Abampamagaye ni benshi, abanyandikiye ni benshi. Hari n'umunyamategeko twari dufitanye gahunda, ariko yagize akazi ambwira ko tuza kubonana, ariko ntiyemera kujya kuri kamera. Nanone nukumbwira uko nzamubaza ibibazo hanyuma ngerageze kwivuga amagambo yanjye kubera iki nabo bagira amategeko bagenderaho. Ubwo ariko icyo nashimye ni muri benshi. N'ubu ngubu mbere yuko ntangira ikiganiro harumpamagaye, arya nandikaga hehe, yes voilà, kamanze ibyuyu nguyu mbere yo kwamamaza ubutumwa bw'umujyi wa Kigali. Umpamagaye mu kanya mbere yo gutangira ikiganiro ambwiye ati ingingo yatanzwe nk'inzitizi ndemyagihugu y'140 yego igira iti ikurikirana ry'icyaha cy'ubushoreke n'icyo guturugo. Gukurikirana icyaha cy'ubushoreke n'icyo guturugo ntibishobora kuba hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranywe. Ubwo muri iyi kesi ni umudamu n'umugore wa Ntazinda. Uwahemukiwe ashobora gusaba guhagarika ikurikirana ry'urubanza aho rwaba rugeze hose iyo yisubiyeho akareka ikirego. Aha byose nibyo. Uwampamagaye rero akambwira ati iki gika gikurikiyeho igika cya nyuma avuga ko cyo cyaba kitakiriho kubera urukiko rw'ikirenga rwaba rwarabifasheho umwanzuro. Kiravuga kiti icyakora iyo dosiye yarangije kuregerwa urukiko cyangwa gufatwaho icyemezo, kwisubiraho ntibihita bihagarika isuzuma ry'urubanza cyangwa irangiza ryarwo. Umucamanza abisuzuma akaba yabyemera cyangwa akabyanga, akanasobanurira impamvu. Iki gika cya nyuma rero umpamagaye mu kanya nicyo yambwiraga ngo urukiko rw'ikirenga rwabikuyeho. Ni ukuvuga ngo umucamanza cyangwa n'undi wese ukoresha itegeko
nubwo hano muri code penal batagisibye kwa ko itegeko ritorwa, inzira z'itegeko ni ndende kurusha inzira zo gutangaza imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga. So ni ukuvuga ngo iyo bigeze aha ngaha birefera ku mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga. Anasobanura ko ibi byose biba mu rwego rwo kuvuga ngo muri kwa kubungabunga umuryango. Kandi umudamu nk'uko twabivuze, umudamu wa Ntazinda aramutse agiye gukuramo ikirego hakabaye hakurikiraho icyo kuvuga ko Ntazinda arekurwa, ariko ngo nabyo bigomba urubanza. Ni ukuvuga ngo muri code penal ya 2012 nk'uko ambwiye harimo ntabwo hashyirwagaho iki gika cyo umucamanza yasuzuma ubusabe bw'uwahemukiwe bwo gukuramo ikirego cy'uwamuhemukiye mu rushako. Ati 2018 mu ya 2012 nta byari birimo, ariko iyaje ya 2018 niyo yaje code penal ya 2018 ngo niyo yajemo iki cyo kuvuga ngo umucamanza abanze abisuzume. Hanyuma nyuma ya 2018 nibwo urukiko rw'ikirenga rwaba rwarabifashemo umwanzuro, bivuga ko rwemerewe kuba rwakuraho ingingo yose cyangwa igika cyangwa rugakosora imyandikire nk'uko byagenze mu rubanza urubanza rwa Mironko. Ntabwo nigeze ndukoraho ikiganiro, ariko Mironko yaregeye ingingo yo gukorera icyaha mu rukiko, aho yavugaga ko iyo ngingo yavugaga ngo iyo umuntu akoreye icyaha mu rukiko, umucamanza ahagarika byose agasohora ugikoze akaburanisha icyo cyaha akanagishakira igihano. Murabyibuka ko Mironko kuko byagenze ibyabereye mu rukiko ubwo yaburanaga ngira ngo ni umwaka ushize cyangwa 2023, yarasohowe bikimara kugaragara ko akoreyemo icyaha, arasohorwa, baranzura, bamugarura bamubwira ngo tugukatiye imyaka 2 uzafungwa amezi 3, umwe n'amezi 9 bibe bisubitswe, nako amezi 21, umwe n'amezi 9 kwa bibe bisubitse. Afunguwe rero yaregeye ku rukiko rw'ikirenga aregereye ingingo avuga ati ni gute umucamanza abona icyaha agasohora ugikoze akakiburanisha uwagikoze adahari, uwagikoze ntiyunganirwe, uwagikoze ntabazwe, hanyuma wa mucamanza agahita anafata n'umwanzuro ati mbese yiregeye niwe wakorewe icyaha, niwe ukibugenjeje, niwe ugishinje, niwe ugiburanishije, ni nawe ugihannye. Ibyo nibyo Mironko yari yaregeye ufite. Ni impamvu byibuka nzabireba nimbona kanya ndabyo nzabikoramo ikiganiro cyangwa mbivugeho birambuye, ariko umwanzuro wabaye kuvuga ngo nayimvuze ko guhindura imyandikire y'ingingo, imyandikire y'iyo ngingo bongeyemo kuvuga ngo umucamanza akimara kubibona asobanurira umuburanyi icyaha akoze, hanyuma umuburanyi akaba yakisobanuraho yunganiwe, kandi bitari ngombwa ko umucamanza wakibonye ari nawe ukiburanisha. Ngira ngo ko biranditse. So rero ni bwa bubasha bw'urukiko rw'ikirenga bwo kuba bwahindura, gukuraho ingingo yose, gukuraho igika cyayo, cyangwa se guhindura imyandikire y'ingingo. Nibyo rero uyu muntu wamamagaye yambwiraga. Ubu rero gusigasira umuryango ni ukuvuga ngo umugore wa Ntazinda agiye abwiye umucamanza ko akuye niba ari we wareze, ariko ingingo y'140 ivuga ko ari we ugomba kurega, nta wundi wemerewe kurega. Cyetse harimo ibindi bintu tutazi. Mu baduhaye n'amakomantere harimo abagendaga batubwira ati hari ibyo mutavuga. No, tuvuga ibyo tuzi kandi bifite inzira nyine. Ibyo gukeka ntabwo ari ibyacu. Natwe twemerewe gukeka, ariko ibyo dukeka ntabwo tubitangaza.
n'ubu ngubu iyi nkuru ya ntazinda amahirwe twagize nuko twumvishe izi ngingo nta kindi ntabwo batubwiye ngo hareze nde ntabwo batubwiye ngo yareze iki ariko ingingo zatanzwe nk'inzitizi ndemyagihugu nizo twafatiyeho so mujye mutwihangana niko amakuru tuyabaha uburyo tuba twabashe kuyabona atasohotse ntabwo twabasha kuyabagezaho so hanyuma rero umujyi wa Kigali uti okay kabanze numikire Amnesty International iratabariza abagore bo muri Ghana bahohoterwa ngo bitwa abarozi. Ibi bikakorwa abagore b'abakene b'abakecuru badafite kivugira babi mbese babayeho nabi kwa noneho sosiyete yo muri Ghana ngo yo ikabihuza no kuba donc abo bafite ibyo byose nibo barozi mukene hari wajyaga avuga ngo umukene ngo ni murumuna w'umusazi donc bavuga ko guhera muri 2020 hari umugore witwa Akua Dente w'imyaka 90 yahohotewe agaterwa amabuye akajugunywa bavuga ngo ni umurozi. Ibyo ibikorwa byarabaye hanyuma bifatwa na video abantu baro biranatangazwa. Amnesty iza kuza kubimenya ivuga ko abo bagore bahohoterwa bangamirwa mu burenganzira bwabo muri icyo gihugu. Muri iyo raporo yasabye na leta ya Ghana gukurikirana ibyo bikorwa. Avuga ati mu majyaruguru ya Ghana abagore cyane cyane abakuze abapfakazi abatinze mu seribateri abavuye mu mazu abafite amasura mabi n'ibindi byinshi bagenda bashinjwa bahohoterwa bashinjwa amarozi. Ati rimwe na rimwe bakagenda iyo habaye nk'indwara n'indwara wenda y'icyaduka bataramenya niyo ariyo bati bariya nibo babiteye, hanyuma bigatuma bakameneshwa bakajya kuba mu makambi bakabaho babaho nabi mu buzima bubi kubera guhunga iryo hohoterwa, gukubitwa, gufatwa ku ngufu, rimwe na rimwe bamwe bakanyweshwa uburozi. Ati rero birakeneye ko hagira ingamba zifatwa haba muri leta ya Ghana. Ibi rero mbivuze ko ni ubutumwa buba bureba isi nimwe, nta nubwo isakaye niko bakunda kuvuga. Isi nimwe buriya iyo umuturanyi yarwaje ibibembe nawe utangira kwirinda. Niba rero muri Ghana bahohotera abagore gutyo, bisaba ko abantu bashyira hamwe kugira ngo babyamagane bitazagira n'ikindi gihugu byageramo. Umujyi wa Kigali rero, umujyi wa Kigali urabibutsa ko muri iki gihe cy'imvura abantu bagomba kusibura imiyoboro, abantu abarimu bakagumana abana ku ishuri kugeza imvura ihise, ariko ubwo n'ababyeyi bagumana abana mu rugo kugeza imvura ihise bajye ku ishuri. Abantu ku biraro bahajye abantu bakuru babasha kwambutsa abana ku biraro, gushyira ibimenyetso n'uburinzi ku biraro bishaje bikazubakwa wenda nyuma imvura ihise, kwirinda kwambuka imigezi na za ruhurura n'ahandi hose hari umuvu w'amazi menshi, kwirinda kugama munsi y'ibiti no munsi y'ibiraro, mbona abamotari bugama hano kwa Rasta munsi y'ikiraro, kwirinda gukoresha telefone, gucana televiziyo na radio mu mvura, ubwo nuvuga ngo ibintu byose bicomokorwe, gukomeza kwimuka ahashyira ubuzima mu kaga, gukomeza kwirinda kubaka nta ruhushya, no gukomeza gukurikira n'andi mabwiriza yose yahawe
bahawe n'inzego zibishinzwe. Ugize ikibazo hamagara ku nimero y'umujyi wa Kigali itishyurwa 32 60. Easy Clean nawe ni umufatanyabikorwa twahoranye, afite Easy Buy Shop, ubu rero afite Easy Technical Clean, aho atanga serivisi z'isuku, koza amazu, amarangi, inkuta, intebe, amatapi, amakaro, byose. Mwamuhamagara kuri 0782 53 kandi kwizigamira kwiza ni muri Elenite Iterambere Fund. Kanda akanyenyeri 589 ukurikiza amabwiriza, amafaranga yawe abatekanye. Ejo bakoze bamuritse ibyagezweho, bavuga ko inyungu yo muri Elenite Iterambere Fund igeze ku 11.78 kubera ko amafaranga ashorwa ahizewe kandi agacungwa neza. Ikiza cyabo aho yakenereye niho uyabonera. Nuko muri iyi minsi rero nkuko nabivuze, abantu bagiye bama komanteri haba ku rubanza rwa meya, bamwe bakambwira ati twari twarakubwiye ngo ujye utwigisha amategeko hakiri kare, ngo niba hari wambwira ati niba warabonaga nta views byagira wanze kubikora, none ibibazo biri kugenda bivuga. Manadushinja ngewe n'abandi bajya kumera nkanjye, badushinja ko ibibazo byabaye ku bagore ngo ntabwo tuvuga, ngo ariko ngo byaba ku bagabo ngo tugahaguruka. Ubwo uwo muntu yarimo ambwira ati ko nakubwiye. Icyo gihe hari umugore wari warafungishije umugabo, ngo noneho ngo abantu baturuka hirya no hino bati uriya mugore ni indaya, kukiyagerererere ibintu nk'ibyo. Ibyo ndabyibuka, ariko bakambwira ati ko twakubwiye ngo ushaka umunyamategeko abisobanure, none bigeze kuri Ntazinda, ubu nibwo mwahagurutse. Ibyo rero niko sosiyete imeze. Sosiyete yamenyereye ko abagabo bafite imbaraga, n'amadini araza arabyimakaza n'iki byose, ibintu biba ku bagore tukayagara. Bampaye n'ingero, abagore benshi twagiye tugirana ibiganiro, komanteri zazaga ziba tukazibahindura ibindi bintu batarebye n'impande z'abagabo. Hanyuma rero bati wowe rero nawe bigeze kuri Ntazinda, urumvikanisha ko azize urw'abagabo, atereka ngo kurya muri restaurant muntu simbizi, ariko ntacyo dukorana tuziranye, nta yindi nta mutima mubi, nta kindi kiba kigamijwe. Urumva wasanga nanjye mva muri iyo sosiyete imeze ityo. Ubu rero muri ano masaha nibwo amasaha dukoreyeho ikiganiro, ntabwo turi bubahe updates, bituzibona turazibaha zuko urukiko rwaba rwanzuye kuri dosiye ya Ntazinda. Ariko rero ntabwo iki kiganiro ari cyo kuri Ntazinda, ni urundi rubanza, kugira ngo tujye tureba. Ninashaka n'abanyamategeko nzajya mbabaza kuri kesi z'imanza ntavuze amazina bose tukabireka. Ariko urumva meya we ni meya, attention arewe uru rubanza rero umuntu yarampamagaye, yes, ni urubanza rwa gatanya n'igabanya ry'imitungo. Umuntu yarampamagaye ambwira ko mushiki we yatandukanye n'umugabo. Urubanza rwabaye mu kwezi gushize. Cyambere cyamutangazaga agira ngo tubivugeho, nuko umugabo yataye urugo, umugore arihangana. Umugabo amaze nk'umwaka, bivugwa ko ngo yaramaze no kubakira yaramaze gushaka undi mugore, amaze no kumwubakira. Umugabo asaba gatanya ari we ahisabye mu rukiko. Umugore aramworohera ati n'ubundi ntuhaba, arayimuha. Uwampamagaye akambwira ati ko umugabo yasabye gatanya, byanditse ngo turaza kubisoma, byanditse ko ari we watsinzwe, ko yatsinzwe nubwo ari we wayisabye. Ibyo impamvu yatangaga ngo umugore amuhoza ku nkeke ngo yiburire ibimenyetso. Ariko uwo muntu wampamagaye akambwira ati ko umugabo ari we watsinzwe, none mu myanzuro y'urukiko bakavuga ko imitungo myinshi mujyaho n'abana babiri
umugore agasigarana abandi babiri. Ubwo harimo uburenganzira bw'abana no kugabana imitungo. Hari indi kesi y'umudamu ejo bundi nabonye nawe urira arira azenga amarira umugore w'inzobe kwa Mbabazi Rweme kwa Gerard. Mu byamubabazaga nuko bamwambuye abana harimo wa 10 n'ingahera wa 16 na 12 gutyo, bamwambura abana, umugabo mwambura abana nyine. Abagore benshi bakunda kubabazwa nuko ngira ngo abana baba bagiye kurerwa n'ababyeyi batari ba nyina. Ibyo byo nabyo n'abantu ari abanyamategeko ari abapsikologe bakabaye bagira batukorera ubushakashatsi bakatubwira ingaruka bishobora kugira ku mwana, umwana urerwa n'ababyeyi bombi, n'urerwa n'umwe mu babyeyi, n'urerwa n'umubyeyi we n'undi utari umubyeyi we. Donc hari kesi umwana urerwa na se na nyina, hari kesi y'umwana urerwa na se gusa, hari kesi y'umwana urerwa na nyina gusa, hari kesi y'umwana urerwa na nyina n'umugabo utari se, hari kesi y'umwana urerwa na se n'umugore utari nyina. Abo bantu ibyo byiciro ku yihe myaka umwana, buri cyiciro uko umwana ibikomere umwana hakura n'inyungu ashobora gukuramo bakabireba pa raporo y'imyaka. Nuhe mwana ku myaka ingahe wakwihanganira ubwo buzima, niba umuhungabanye kwa. Ariko ubwiye ni kesi imwe y'uwo mugore wariraga, nawe yavugaga ati bari bamaze kunsohora mu nzu inshuro zingahe, ariko ati umugabo arambwira ngo arashaka abana, nanjye nareba ubukene nkabona ari ngombwa ko bagenda, ariko ubwo barajya kuri se uri ku rushako rwa gatatu, uri ku rushako rwa gatatu nyuma ye. Yego, umugabo ngo yagiye gukorera mu ntara ashaka undi mugore, nyuma y'uwo arongera ashaka undi. Ubu ni ukuvuga ngo abana bari kurerwa na mukase wa gatatu, ubwo bahuye nabo umugore mukuru kongeraho mukase wa kabiri ukurikira nyina na mukase wa gatatu. Icya kabiri yavuzemo numvise ni uburyo uwo mubyeyi wo kwa Rweme yasigaranye undi mwana w'umukobwa w'imyaka ngira ngo 18 cyangwa 19 wari umenyereye barumuna be basangira. Ubu ngo yabuze apeti, nabo aho bari wasanga bafite izo ngaruka, kubera ko umugabo uwo mwana mukuru ntabwo ari uwo mugabo. Umugabo yatwaye umwana wa kabiri n'uwa gatatu, yatwaye abe muri make wenda, yatwaye abe asiga utaruwe. Ubwo ni ukuvuga ngo abatwaye bafite igikomere, n'uwo wasigaye afite ikindi, na nyina afite ikindi cyane. uwo ni umuryango. Tugiye dufatikanya turebe. Iyo ni kesi y'uyu mudamu wagiye kwa Rweme, avuga ukuntu agahinda, ukuntu yagiye kureba umugore we, ukuntu yajyaga gusura umugabo kuri gereza. Noneho bigacanga abacungagereza kumenya ngo umugore ni uwuhe utari umugore ni uwuhe. Ariko afite agahinda ko abana be bamuvuye mu maboko. Uyu mpamagaye rero ntabwo muvuga ko mutamumenye. Uyu wo mpamagaye ubwo urumva ndimo ndagenda dosiye mfite detail ndayivuga nyuma. Uyu mpamagaye nawe aherutse gusomerwa mu rubanza rwa gatanya rwo kugabana imitungo. Arambwiye ati bafashe umwanzuro, urukiko rwafashe umwanzuro ko abana banjye bajya kwa se, uw'imyaka 6 n'uw'imyaka 8 bajya kwa se, abana b'abakobwa. Urukiko rwanzuye ko abana bajya kwa se. Umugore akavuga ati kuva 2020 aba bana ninjye mbana nabo, ninjye mbarihira, ninjye ngira gute, bagiye kwa se gute, n'imyaka 5 batabana, bagiye kwa se gute. Akongera ati urubanza rwanjye rwaberaga mu ruhame, ati umugabo yavugaga ko ashaka ko abana bajya kwa nyina, none urukiko rwanzuye ko bajya kwa se. Arongera ati bantegetse, ati bantegetse kujya ntanga indezo y'ibihumbi 30 ku kwezi ku mugabo aho abana bari, ati kandi ntacyo nkora. Ana yanjye we, ariko man isirikoreye abana abakobwa babiri uw'imyaka 6 n'uw'imyaka 8 bagiye kurerwa na se, nyina gatanga y'indezo y'ibihumbi 30.
arongera ati akambwira ati bambwiye ko ngo mu rubanza havugagamo moto 6 ngo yari yatumwe kuzigura umugabo ngo bakavugamo imodoka y'ikamyo yagurishijwe, umugabo yagurishije ngo akavuga ko ngo yishyuraga banki kandi ngo nta deni bari bafite. nibyo nibyo yambwiraga. Ahangaha harimo ikibazo cy'abana nanone 6 n'8. wa wundi wo kwa Rwemewe yavugaga umwana 12 na 16 ngo n'abagore 2. Kanjya ahangaha rero nongere mbibutse ko iyi dosiye uwayingejejeho yavugaga ngo ni gute umugabo asaba gatanya akayibona ariko yitwa ko atsinzwe, ariko mwigabanya ry'imitungo bikaza kuba ibyinshi bikamujyaho. Yego, ariko ntabwo uyu wampamagaye nawe kubera ko ari umuvandimwe w'umugore, hari ibyo atabashije kugira mu mitungo nkurikije uko nabonye bayigabanyije. Ntabwo bikabije. Aba bantu basezeranye ivangamutungo, ni urubanza rwabereye mu ntara y'Amajyaruguru, babyarana abana 4 b'igitsina kimwe. Bafite uko umugabo agaragaza ko bafite ibibanza UPI 2 n'imodoka 2. Hanyuma umugabo akavuga ko akorerwa ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, ku mitekerereze, ku bukungu. Byabindi yavugaga. Yego. Bigeze ku umugore avuga ati umugabo arabeshya, dufite UPI 6 n'imodoka 3. Hanyuma nawe akavuga ati uyu mugabo mureba yataye urugo, afite inshoreke, yayubakiye inzu, bamaze no kubyarana umwana. Ati noneho mu bindi aranankubita, amora ko mbyara igitsina kimwe n'inzego zibanze zirabizi. Ubu iki gitsina nanze kukivuga ko hari indi dosiye iheruka ahangaha nabyo birimo, ariko ni ikibazo. Hanyuma ndebe dosiye ni ndende, ndaza kureba uko byagenze. Muri uru rubanza bifashishije umushakashatsi, kanyisome yose nta mazina mvugamo. Urukiko rurasanga gushinga umuryango nk'uko byagaragajwe haruguru biba bigamije kubana hagati y'abashakanye bagasangira ubuzima, kandi ko kutubahiriza imwe mu nshingano yo gushinga umuryango bishobora gusabirwa ubutane. Ibi kandi akaba ari nabyo umuhanga mu mategeko Christelle Clement yagarutseho mu gitabo cye yise Droit de la famille. Aka niko nashakaga, ejo naragashatse ndakabura. Christelle Clement mu gitabo cye yise Droit de la famille cyifashishijwe n'uru rukiko yavuze ko gushinga umuryango ndemyabuzima biba bigamije ibintu 3 ku bashyingiranwa. Ibintu birakomeye, tujye tubikurikirana, zatangiye kuruma abavumvu, byatangiye kuzamo imanza, ariko katurebe uko zigenda. Ati utegeka abashyingiranywe kubana mu nzu imwe, ku buriri bumwe, kandi bakarangwa n'urukundo. Mu Gifaransa yaragize ati le devoir de la communauté de vie a un triple objet. Il impose aux époux une communauté de toit, de lit et d'affection. Munsi y'igisenge kimwe, ku gitanda kimwe, n'urukundo. Akomeza avuga ko kutubahiriza imwe mu nshingano zikomoka ku gushinga umuryango ndemyabuzima bishobora gutangirwa ubutane. L'inexécution du devoir de la communauté de vie peut mener au prononcé d'un divorce pour faute si l'imputabilité à l'un des époux. Sinirwa ntinda cyane. Ibi ngibi mu bijyanye n'amasomo dusanzwe dutanga, ubushize nawe babwiye ngira ngo uturwo ni gute mu mategeko, na amezi 2, iminsi 60 yikurikiranyije utarugeramo, cyangwa umwaka,
ngira ngo iyo byuzuye umwaka nibwo bitangirwa gatanya, ariko iyo biri amezi abiri biba bishobora no kuba byaregerwa. Icyo ntarinzi ngira ngo hari abantu benshi biha gatanya, ariko buriya baba barayifashe bakaba ku bitanda bibiri bitandukanye. Ubwo nuvuga ngo ntago imbaraga ntago nziha Christelle Clement, il doit être belge ou français, ariko ni umubirigi. Siwe ndi guha imbaraga ndaziha urukiko rwabishingiyeho rugakotinga ko abashyingiranwe bagomba kuba mu nzu imwe, mu cyumba kimwe, ku gitanda kimwe, kandi bagakundana. Iyo habonetse rero ibimenyetso, urumva uba mu cyumba cye uwo byararangiye, uba mu yindi nzu byararangiye, abarara barwana byararangiye. Dore urukiko rurashingira kuri iyi nyandiko ya Christelle Clement. Hanyuma ngarutse kuri wa mugabo, bati ingingo ya 269 y'itegeko nimero 71 2024 yo kuwa 26/6/2024 rigenga abantu n'umuryango ivuga ko abana bahabwa umubyeyi watsindiye ubutane. Kandi hano muri no case umugabo yaratsinzwe, nubwo yabubonye ariko yaratsinzwe. Impamvu yatanze ntabwo urukiko rwazaye agaciro, rwanzuye ko atsinzwe nubwo ari we washabaga gutsinda, niwe wari wareze. Hanyuma watsindiye ubutane bati niwe utwara abana. ariko ubwo hari izindi mpamvu zashingiye. Undi mubyeyi, uretse turebe, undi mubyeyi asigarana uburenganzira bwo gusura abana, kubavugisha cyangwa gusurwa nabo. Mu guca urubanza umucamanza agena uburyo bukwiye kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe. Urukiko rubyibwirije cyangwa rubisabwe n'umwe mu basaba ubutane cyangwa n'undi muntu ubifitemo inyungu, rushobora gutegeka ko umwana ahabwa umubyeyi utatsinze urubanza. Voilà. Iyo ni yangingo ya 269 cyangwa undi muntu umuvandimwe, rushingiye ku byagirira umwana akamaro kandi rumaze kumva ibitekerezo. Niya 70 ni nk'ibyo. Kanongere ndebe wa mugabo uko yavugaga arega umugore. Umugabo wasabye gatanya yatangaga izihe mpamvu? Uyu mugabo yavugaga ngo ko urukiko ravuga ati uyu mugabo avuga ko imibanire ye n'umugore atagishoboye kuyihanganira kuko amukorera ihohoterwa ku mitekerereze, irishengura umutima, irishingiye ku mutungo awusesagura, akaba ariyo mpamvu asaba gatanya. Good. Impamvu bino mbigarutseho mw'abantu mwe, ihohoterwa rishingiye ku marangamutima n'ishingiye ku mitekerereze ntiwapfa kuribonera gihamya. Irishingiye ku mubiri ni ugukubitwa, ushobora kwerekana ibikomere cyangwa se imibyimbe y'ahakubiswe. Ariko mw'abantu uvuga batarabona iryo ku mitekerereze, iryo umutungo naryo ntabwo rigoye kubera ko kubona ngo uhembwa ya dore mu rugugeza ya dararara. Ariko imitekerereze n'amarangamutima, ubuze nababwiye uwo bakingurira bamuka. Yego. Hari ukureba akabanga cyangwa akubwira ati iryo cyangwa urorera ubundi se uba wabihashye. Undi akavuga ngo ariko ubundi mugira ubwenge, cyangwa wabirya ati apfa kurya angatwa. Urabyumva? Ariko ubundi mugira ubwenge kandi warize waraminuje. Witu. Hari buri gisitara kireba hehe, ariko ibyo ninde bivuze? Ni ntuza di. Ni Sauda, ni umurimbo. Umurimbo TV. Voilà. Wagenda wasitara, ariko ubundi ureba hehe. Hari ubundi uratekereza. Donc ibi rero ni byinshi. Ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, ku mitekerereze, ku buzima bwo mutwe ni byinshi mu miryango, ariko kuribonera gihamya ni ikibazo. Niyo mpamvu uyu mugabo nubwo yatsinzwe
urabona we ibirego bye nta bimenyetso kubibonera ibimenyetso biragoye. Impamvu yatsinzwe ku bijyanye n'umutungo, umugore yagaragaje ko we ntacyo yinjiza kubera kubyara. Umugore yaravugaga mu kurega avuga ko anakubitwa, hanyuma bigeze mu gufata imyanzuro umugabo yaravugaga ati abana 2 bakuru mu bampe, hanyuma umugore asigarane 2 batoya ahabwe n'indezo y'ibihumbi 100 mu kwezi. Hanyuma umugore agasaba ko muri abo bana yahabwa abana 2 bakuru akabarera kuko umugabo avuga ati abana 2 mu mpe 2 bakuru kuko umugore nta kazi afite, hanyuma akabakorera byose kubishyura amashuri n'ibindi babandi 2 bakuru. Noneho umugore bamuhaye ijambo avuga ko abana 4 yabyaranye n'umugabo yabirerera kuko atarererwa na mukeba kandi ahibereye, akavuga ko abana bose yabarera, hanyuma umugabo akajya atanga indezo ya miliyoni 2.5. Aho nanjye nahise nyamanika ku kwezi 2.5. Umugore agashaka abana 4 ngo ahabwe n'indezo ya miliyoni 2.5, ariko urukiko rwamwemereye ibihumbi 100. Akomeza avuga ko kuba nta bushobozi afite nk'uko urega bivuga, ko umugabo yavuga ati nta kazi agira uyu nguyu. Impamvu abivuga atari ku mpamvu ze, ahubwo ko byatewe n'umugabo wamubyazaga buri gihe. Ndasoma iby'urukiko. Umugabo wamubyazaga buri gihe ntabone uko ashaka icyo akora, akaba ariyo mpamvu asaba ko yarera abana be. Donc bombi barize, ariko umugore kubera kubyara buri kanya buri gihe buri mwaka pa buri kanya reka nze ndebe abana icyo uru rugo rwashinzwe 2015 noneho urumva kugeza 2020 amazina y'abana reka nze ndebe amatariki yabo no amatariki y'amavuka umwana wa mbere yavutse 2016, uwa kabiri 2017, uwa gatatu 2021, uwa kane 2023. Ariko uwa gatatu yavutse haciyemo igihe madame, haciyemo imyaka 4. Babanje babyara 2 bihuta, baruhukaho imyaka 4, barongera babyara abandi 2 nabyo mu myaka 2 ikurikiranye. Nuko hanyuma rero ariko urukiko rwanditse ngo yamubyazaga, ntabwo ari ibyanjye. Umugore avuga ariko ntacyo niba umugore ntabwo ndashaka kuvuga ngo sinjye ubivuze. Hanyuma urukiko rugiye gusuzuma kumenya bajya kureba niba aba bantu koko batandukana burundu, no kumenya niba imitungo ya bombi bayigabana. Noneho rwanzura no kumenya uko abana babyaranye barerwa. Bagakotinga wa muntu ego miliyoni 2. Okay, ntabwo byoroshye. Okay, reka ndebe 22 ivuga iki. Nagiye nzikota 22 twihuse. 22 nabivuze. Urukiko rurasanga kuba umugabo avuga ko akorerwa ihohoterwa rishengura umutima, guhohoterwa ku mubiri ndetse no ku mitungo bitahabwa agaciro. Wasanga yarakubititse bitahabwa agaciro kuko nta kibigaragaza. nta kimenyetso. Yes, igika cya 22 muri runo rubanza urukiko rwasanze nta kigaragaza ko uyu mugabo ahohoterwa, nyamara wasanga bihari ariko nta kibigaragaza.
kuko nta kibigaragaza, ahubwo kuba yarataye urugo ari ufite amakosa kuko nabwo atagaragaza icyamukuye mu rugo. Iki nicyo cyatumye umugabo atsindwa. Donc ntagaragaza uko ahohoterwa mentally, morally and psychologically, ntanagaragaza kandi yavuye mu rugo ariko ntagaragaza icyarumukuyemo. Yego. Murumva ukuntu batsindwa. 23 urukiko rushingiye ku ngingo zavuzwe haruguru ku rubanza rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga ndetse no ku bisobanuro byatanzwe mu bibanza, uyu mugabo n'uyu mugore bagomba gutandukana burundu ku makosa y'umugabo. Yego. Umugabo aratsinzwe ku makosa y'umugabo. Bityo amasezerano y'ishyingiranwa yakozwe tariki 20/8/2015 akaba asheshwe, bikaba bigomba kwandikwa mu gitabo cy'irangamimerere. Umugabo yatsinzwe parce que ibyo aregera nta bimenyetso afite. Makanebe 32. Okay, 28 igika cya 28 cya runo rubanza kirajya kiti nagisomye. Umugore nta ndavuga ko atarererwa na mukeba. 32 tugana ku musozo. Yego. 32 urukiko rurasanga nk'uko itegeko ryagaragajwe haruguru ribivuga n'ubundi ibyemezo bifatwa hitawe ku byagirira umwana akamaro bigafatwa mu nyungu ze, aha bivuze ko umwana yarerwa n'uwatsinze urubanza akabaho nabi bitaba biri mu nyungu ze ngo nuko arerwa n'uwatsinze. Ikindi kandi kuba umwana yarerwa na nyina cyangwa na se ntago binyuranyije n'amategeko kuko abana atari ab'umubyeyi umwe, ahubwo ababyeyi bombi baba bamufiteho inshingano mu buzima bwe. Aha rero nanjye niho mba mvuga ngo ryatandukanyirizo ndabishimye. Umwana ashobora kurerwa na nyina na se na nyina bombi, cyangwa na nyina wenyine cyangwa na se wenyine. Ariko kesi zisigaye amategeko n'abanyabuzima, abuzima bwo mu mutwe, abashinzwe uburenganzira bw'umwana, kesi zisigaye ebyiri nizo zigoye. Kurerwa na nyoko washatse undi mugabo cyangwa kurerwa na so washatse undi mugore, aho bigomba kuba special. Bivuze ngo uburenganzira bw'umwana bwakabaye bwuzuye arerwa na se na nyina, cyangwa arerwa na se gusa, cyangwa arerwa na nyina gusa, ariko atarimo uwundi. Aho ntabwo bahareba. Ni ukuvuga ngo umwanzuro wo guha umubyeyi abana wakabanje kureba ngo ese yarashatse cyangwa arakibana. Uwashatse oya babigira kondisiyo, bakavuga ngo umwana narerwe na se wenyine cyangwa na nyina wenyine cyangwa na se na nyina, bakababuza gushaka kugeza ku myaka, nabwo bakayivuga kugeza ku myaka runaka, kugeza umwana agize iyi n'iyi, wowe tumuhaye, wowe urukiko rumuhaye niwemereye gushaka. Noneho akarerwa n'umubyeyi umwe wamubyaye, undi akajya aza kumusura ariko atari mundi wa gatatu. Aha rero ubwo byumvikane, abanyamategeko bazadufashe turebe. 33 rurasanga kandi kuba abana bose cyangwa bamwe muri bo barerwa n'umubyeyi w'umugabo cyangwa bakarerwa n'umubyeyi w'umugore ntacyo byaba bitwaye, kuko n'ubundi mu babyeyi bombi ntabwo baba babujijwe gukurikirana imibereho yabo ndetse no kuba basurwa kuko ari uburenganzira bwabo. Voilà. Aka rero iyi ngingo impamvu nayo iki gika impamvu nagiteguye, abana 4, babiri bagiye kwa nyina, abandi 2 kwa se. Bagiye kwa nyina kuri base, abandi 2 kwa se utuye i Kayonza. Ntibarya inkono imwe, ntiboga amazi amwe, ntibiga hamwe.
ubwo nyuma y'imyaka 10 baza bakira abavandimwe wapi icyo nacyo kigomba kurebwa. Umubyeyi ufite ubushobozi ari uzajya ahaha inyama z'inka muri weekend, hari uzajya ahaha ifi ya buri munsi, hari uzabajyana ku ishuri internationale, undi abashyire muri 9. Za nyungu z'umwana ziri hehe? kandi bahuje ababyeyi. Ubwo ndimo ndabwira abanyamategeko bari hano, ntabwo ari ibyanjye. Abana 4 bahuje se na nyina, none bagiye gukurira mu ngo ebyiri zitandukanye. 2 bagiye kwa se ufite amafaranga, ufite n'undi mugore. 2 basigaye kwa nyina udakora kubera ko urukiko rwavuze ko bamubyazaga buri mwaka. Ubwo n'ubwo doshwaikre ibyo birumvikana. So kwa nyina ikigaragara nta gihari, ko nyina ntakora. Abasigaye kwa nyina ese bizagenda bite? Cyangwa se bazatoroka basange bakuru babo kwasi? Ngibyo ibyo tuba tubamo, ari ibiganiro dukora, ari amategeko dutora, ari imanza duca, byintu byose tugomba kureba n'ingaruka zabyo. Se nta cyashobokaga usibye ko uyu mugore yasabaga indezo y'amafaranga menshi, ariko niba miliyoni 2 n'igice zitaboneka, niyo bamuha 100,000 kuri buri mwana, 400 da. Cyangwa se nawe niba bamunaniye bose nabaho umugabo. Urukiko rubyanzura ko 2 bajya ku mugabo, 2 bakajya ku mugore, nta n'umutanga indezo ku wundi. 100 umugabo azajya atanga 100 ku mugore, umugore nta kintu azatanga. Yagikuye hese atakora, bamusigira. Rose umugabo yabadakora, byari kugenda bombi badakora. Oya dusuppose umugabo ntago, n'umugabo ntakora, urukiko rwagaragaje ko ari umukonsultant mon cher ami. Nyine ndavuga aba yadakora mu buzima busanzwe, aba yadakora nandezo yatanga yayikura yese. Voilà, ahubwo ruzanye indi ngingo. Ubundi indezo ntiyakabaye fixe kuko ubuzima ntago buhora ari fixe. Ego indezo wakwaka umucukuzi w'amabuye yo kubaka, ejo nahinduka uwo gucukura amabuye y'agaciro, biratanduka. Niba yatangaga 5 acukura amabuye yo kubaka fondasiyo, yakabaye mu gihe yageze mu gucukura amabuye y'agaciro yongeza amafaranga. Wakabaye indezo wakabaye waka umuntu wo ku rwego rwa deje, ejo umunsi bamumanuye akaba gitifu w'akagari, nawe wakobye kongera ukamudohorera. Kuki indezi iba fixe kandi ubuzima tubamo butari fixe, wihinduka buri munsi? Icya kabiri ushobora gusabwa indezo ufite sharije nkeya. Wenda niba uyu mugabo yarashatse deja arasabwa 100,000, ni umukonsulita. Consultance nizibura kandi akabyara abandi bana kuri wa mugore wa kabiri, akabagize 3 na 2 afite bakaba 5, iri jana ryo kohereza ku mugore azakomeza kuribona, azaba gifite ubushobozi kuko uriya mugore yashatse barabyara. Akandi gashya kabaye muri runo rubanza nuko utarava aho ngaho ngo ukomeze Karege. Umugabo abaye abana bose bagiye ku mugore, umugabo nta kazi afite, ntabwo yategekwa na umugore yatanga indezo. Ndavuga umugabo nta ndezo yatanga kandi ari bo bafite. Uravuze ngo abana bari hehe? Abana bose bagiye ku mugore, yego, umugabo akaba nta kazi afite. Nabyo byashingirwaho ko nta ndezo atanga. Oya umwanzuro w'urukiko ugumaho, ariko bayimubaza akerekana ko ntacyo yinjije. Ariko nyine ibi byabaye umwanzuro, ariko byavuzwe byanditswe ko azayitanga. Barabivuga. Aburanye ari umushomeri, sinzi bashobora kumuca indezo ya make cyangwa se 10 cyangwa 5, ariko ni ubushomeri turabugendana. Ejo cyangwa ejo bundi nanjye nabawe, none waramaze kwandikwa, urukiko rwamaze kuvuga ngo 100 uzajya urizana. Donc urumva ni ibintu kijyanye n'indezo tukigira fixe kandi ubuzima tubamo butari fixe. Icyo nanishatse kuvuga muri runo rubanza, uyu mugore w'isezerano yashatse gusaba ngo umugore wa kabiri mukeba we aze mu rukiko, ariko urukiko ravuga tuteka ntacyo yabaza kumara. Niba yagira ngo barwaniremo simbizi. Urumva wararengana uyu mugore wa kabiri, impamvu yo kuba marika. Oya ngo yagira ngo waze basobanure imitungo bafite ibiki. Ati no, we nta kosa afite, yarashatswe.
les amis twanzura icya mbere cyo ndahera kuri iki kindezo tugira fixe ku buzima buri mobile buri dynamique yego nongere ngaruke ku ihohoterwa rishingiye ku marangamutima ku mitekerereze ntirigira ibimenyetso ariko abantu benshi barashize benshi barashize ariko nta bimenyetso rifitiwe kuko umugabo kugira ngo afate umwanzuro wo kuva mu rugo rwe haba hari impamvu ibihari byanze bikunze yego ibihari kuko buriya niyo navuga nubwo navuze ngo Kayonza na Base distance ijya kungana kuko kuri Base mbishyize nk'irwamagana hareshya so rero nta kuntu wata urugo ruri kuri Base ngo ujye mu rw'Ikayonza aba hari impamvu mw'abagore mwe mw'abagabo mwe aba hari impamvu byanze bikunze nta mugabo wakwirahuriraho umuriro wo kugira urugo rwa kabiri afite ahandi byagendaga haba hari impamvu hanyuma mu byo baburanye hari imodoka badisikiseho iya gatatu batemeranyaga ariko byaje kurangira nyine nayo ibyo ni detaye kadukomeza amasomo hanyuma rero bagore beza dukunda nashimye iyi kote uru rukiko rwakotinze iyi nyandiko ya Christelle Clement mu gitabo cyitwa Droit de la Famille ibintu bitatu kuba mu nzu imwe kuba mu buriri bumwe n'urukundo affection gukunda mw'abagore mwe rero bagore beza bagore dukunda njye wundi najyaga mvuga ngo igihe cyose mwinjira mu gipangu kimwe mwarangiza mugakingura mukinjira muri salo imwe mwarangiza mukajya mu cyumba kimwe mwarangiza mukinjira mu gitanda kimwe mukajya mu ishuka imwe ibindi mushatse mwabireka ariko ntimuyirwaniremo nanone hari umwana wigeze kungira kunsharenjinga muri za 2010 na kangahe ndamwita umwana kuko ni muto kuri njyewe ambwira ati burya ikintu kigaragaza ko n'amategeko aranabivuga kandi kigaragaza nyine ko umugore mukuru aba afite imbaraga icya kabiri ejo bundi batubwiraga ingingo yo guta urugo ni ukugenda ugahera kumara iminsi amezi 2 utakandagira mu rugo rwawe ni ukuruta ariko niba urubamo amasaha 3 ku munsi ururimo bishatse kuvuga ngo kugenda ugahera 28 agashira umunsi wa mbere 28 iminsi 60 yikurikiranye utahagera wararutaye ndabisobanura ko mbizi ko harabaramo 3 4 5 harabaje baje gukaraba ariko ibyo ntabwo ari ukuruta none uwo mwana yarambwiye ati umugore mukuru aho arutira abandi niwe wemerewe gusasa ukaryama arasasa ukaza ukaryama aho wakwirirwa hose uraza uryame mu bwe urara mu bwe kwa pana kuryama urara mu bwe ahandi uraryama iwe ukarara ubwo ndimo ndigisha abantu umugabo aryama ahandi akarara iwawe ku mugore mukuru icyo ni kimwe umugore mukuru urasasa umugabo akaryama urateka akarya ahandi aba ari ugufunguza ahandi ni ukugabuza ariko mu rugo urateka akarya hanyuma urabyara akita akita izina itegeko ryo mu Rwanda riravuga ngo umwana se w'umwana ni umugabo wa nyina akadomo se w'umwana n'umugabo wa nyina yes akadomo bishatse kuvuga iki rero urabyara akita izina nuvuga ngo usama inda ikitwa iye akayikurakuza ukajya akaguherekeza kujya gupimisha ukajya kubyara akaguherekeza wabyara akazana akabuke de fleur
cyangwa se agakarite postari kagushimira, akishyura fagitire y'ibitaro, akazana imodoka ukicaramo ukajya mu rugo, akakomora, akakondora ibikoma, amasombe byose. Uwo niwe mugabo. nicyo tegeko Nambaho. Oya narengere, hari ibyitegeko n'ibitari ibyitego ndi kuvuga. Yego. Itegeko ryo rivuga ngo umwana se w'umwana ni umugabo wa nyina. icyo gusa. Ariko ngiye nerekanye detail ku bagore, donc igihe cyose iyo donc inda kuva ku ntanga kugeza ubwo nari ntarasoza, kuva ku ntanga kugera umwana avutse, rero tukomeze materineri, creche, ukamuherekeza ku muhanda, ukamufatira kabisi cyangwa ukamujyana materineri, primaire, secondaire, ukajya mu nama z'ababyeyi, kaminuza, graduation, ukabura ugashyuha, ugategereza iki? Kumushyingira. Iyo ashyingiwe, niba ari umukobwa, teguri ni wowe uzafata inkwano. Umugabo wa nyina niwe ufata inkwano z'umukobwa washyingiwe. Sibyo? Ntabwo ari bya biri bya ADN byateye. Oya. Inkwano ihabwa umugabo wa nyina w'umwana ushyingirwa. Na cya kigofero, ya ngofero niwe bayambika. Niba ari umuhungu, ubundi kera mu muco, umugabo wa nyina niwe utanga inkwano, ukamukwerera. Ibyo rero niyo hahandi itegeko nshinga rivuga ngo umuryango niwo shingiro ry'igihugu. Ibindi ADN sinzi n'uwazizanye, ariko hari aho byakakubyuza. Okay, ntabwo bagaye ibyo bakora, ariko ntabwo ADN arizo zigira papa w'umwana. Uromete netre social, ntabwo ari biologique. Urukumva? Ese umwana ntabwo ari biologique. No, ntabwo umuntu ari biologique, ni sociale. Ugirwa umuntu na societe. Uwo wita so abawe aramuba. Atiriwe apimisha. Yanahinduka buri munsi. Aramuba kubera ko niba umugabo abana n'umugore, abana uwo mugore abyaye bitwa b'uwo mugabo. Ibindi muzana ni ibyiki. Uwo mugabo ni ukora bya bindi byose. Kugera kuri Amina ugashyingira, babyara bakakuzanira urugori. Ibindi rero, ibindi ni bituzanira navuga guki. Gusa nyine ntabwo ndi kudefanda abantu bamaze iminsi nyine bandeba nabi, ngo gakwavuka ishyamba, ngo kurya restaurant. Ariko iyo urya restaurant nimugoro ukarya mu rugo, ntabwo umeze nk'ugenda gahera. Uyu mugabo yatsinzwe urubanza kuko yagiye agahera. N'ibimenyetso atanze bikaba nta gihamya. Yagomba kubitanga hakiri kare. Ubundi iyo ushaka guta urugo ku mpamvu zizwi, wandikira mudugudu. Harya wese yavuze ko ngo n'abayobozi mu mudugudu babizi. Ni umugore wabivuze. Ibyo umugore nibyo bizwi n'inzego z'ibanze. Noneho nibyo umugabo bizwi n'inzego z'ibanze aho atungiye inshoreke. Izo nizo zakoze raporo ijya mu rukiko. We rero muri rya hohoterwa agomba guhita hamagara inzego z'ibanze akabati rero mwabantu mwe, dore umugore wanjye n'abana mbasize hano kuri base, ngiye nkurikije ibyo umugore ankorera, ndigendeye ngiye gutura i Kayonza. Iyo wabikoze gutyo uyu mugabo ntabwo yari gutsindwa. Yari kubona gatanya ariko atiswe no icyo cyo gutsindwa kitamuriho. Kuko finalite yari gatanya n'ubundi niyo yashakaga. Muri make yasubijwe, gatanya yayibonye ariko yatsinzwe. Umva? So rero ubwo amasomo yarayo ngayo habarimo byinshi, buri wese arakuramo ibye. Ariko ako kantu nari nkeneye kukababwira. Ako kantu ko kuba utitenga umugabo hari ibintu byinshi bigira umugabo, bigira umugore wa runaka, hari na byinshi bigira umugabo wa runaka. Ibindi by'imetero byaje rwose mubyihorere, nimubyihorere nta mpamvu. Umugabo niba azerera agataha akuza za nshingano zose, murabishakaho iki? Ko urumva birasenya umuryango. Urumva gatanya kugabana abana bagiye kubana uko batabyirukanye. Izo nkurikizi zose ni ibisenya umuryango. So ku nyungu z'umuryango abantu bakabaye bihanganirana.
ku nyungu z'umuryango ntabwo umugore wakagombye kuvuga ngo umugabo ngo agomba kumara amasaha 24 mu rugo ya nashaka azaza isaha imwe ariko yatashye yariye yaryamye yise izina wabyaye yita izina. ubwo abagabo bashake rero ibimenyetso by'ayo marangamutima kenshi nibo bakunda kubira bagabanya ibituma basaba gatanya ngeze ndavuga ngo bashaka ibimenyetso byo kugira ngo bagende bati bagabanya ibituma basaba gatanya. ubundi gatanya nibe ahantu bigaragara ko ariyo umwanzuro wa nyuma wo kugira ngo babeho bombi. hari uwatakaza ubuzima ibyo byo ni ngombwa ariko umuntu abantu kuba nashimye uwo mugore uwo kwa Rweme yari yaremereye yageze aho yemerera urumva umugabo yakoreraga mu ntara y'amajyepfo umugore ari i Kigali mu ntara y'amajyepfo wa mugabo ashakayo undi mugore hanyuma ngo sinzi ikibazo uwo mugabo yagize baramufunga bamufunze umugore ajya kumusura avuye kumusura aho afungiye ajya no mu rugo rwe ahasanga umugore aramubwira ati ese ko numvaga ngo muturanye mu gipangu ati kumbe mubana mu nzu. Abantu baze kugikurikira yitwa Esperance dore yagiye umugore amuha karibu ngo karibu mama runaka aravuga ati uri kuma karibu se iwawe atereka ati n'umugabo wawe turabana ati n'umugabo wanjye. Ibyo arabyakira avuga ati nkurikije ahantu ni kure mu majyepfo kure hafi inyuma y'ishyamba rya Nyungwe ati ndabyakira ajya no ku kazi k'uwo mugabo abonana na shefu nawe arabimubwira biramenyekana ariyakira ko afite mukeba ku nyungu z'abana. Ibyaje gukomera rero nyuma ari uko pare yongeye agashaka undi ngo akanamubeshya dore akamushenguye uwo mugore. Umugabo yarafunzwe imyaka 2 muri gereza noneho bakajya bajya kumusura bose umuryango imiryango y'abagore babo abagore be n'imiryango y'uwo mugabo buri wese bakaganira ukwe. Hanyuma umugabo amusaba imbabazi ari gereza asaba umugore mukuru imbabazi muri gereza umugore amuha kondisiyo buriya nabo bazi imibare aravuga ati rero ati dore ahantu uri imbabazi zanjye kugira ngo uzibone burundu numve ko uhindutse uzasohoke gereza uzi wanjye. Biza gukomera rero umugabo biranga asohotse ajya ku muto asohoka yavuze ngo ari ku itariki yasohotse kuri 7 bari bamusabye yavugaga ko azasohoka kuri 7 asohoka kuri 6. Noneho umugore atangira gushyira ari kwitegura ko umugabo aje ahamagaye kuri gereza ati twabarekuye ahamagaye umugabo ngo ashaka kumubeshya ko akiri gereza ashaka kumwumvisha ambiance yo mu kabari ko ari abandi banyuru kandi ngo yashyashyanye kuva uwo munsi rurambikana oya atamubona yese avuga ati ibyo twavuganye ntabwo wabyubahirije twavuganye ko uzava gereza uza hano none niba wagiye aho ubwo niho wahisemo mana yanjye we situation mureke dusoze.